nkubwira muvandimwe wanjye ubu biriya bintu biba byabaye uko byagenda kose nta muntu uwo ari we wese ushobora kwishimira kumva umuntu amwandagaza kandi azi neza ko nta n'icyo ashingiyeho mu by'ukuri. Abantu benshi bagiye bagendera mu kigare, usibye ko abenshi nanone ni timu y'abariya bantu bafite uburyo bakorana. Ndumva ari umunsi umwe wenda sinzi wagiye wumviye aya majwi ndetse n'ikiganiro cyagukozweho kuko habayemo kwibasira cyane, ariko ndagira ngo abantu benshi hano barimo kwibaza ngo se Sauda we yabifashe gute ko nk'ibi byamuvuzweho nyuma y'uko bibuvuzweho we yabyakiriye ate, yabyumvisha ate, wenda amarangamutima yawe ntago arajya hamwe. Ariko ndagira ngo wenda nk'umuyisilamu noneho twebwe utumare impungenge n'abandi barimo kumva ibi biganiro biri gukorwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane yuko ari abantu bafite uburyo kibasharinga ahantu henshi hagiye hatandukanye, kandi hashobora kuba wenda hari gusharingwa n'inshuti zawe nk'uko wabigarutseho. Ese nyuma y'iki kiganiro cyakozweho wowe Sauda uri kwiyumva utumeze gute? Ese ni iki wumva ko wakorerwa nyuma y'uko wenda urenganye mu kiganiro nka kiriya cyagukorewe? Kubera yuko icyambere ntabwo ndi umunyamico mibi nk'uko babivuga ngo bamagana umuntu ngo umuntu ngo winakoreka nk'aho hari abantu nananiye. Umuntu winakoreka ni ikindi kintu se, kubera ko hari amagambo yagaragayemo atagaragaza ko ari ugukebura gusa, ahubwo harimo gukoreshwa n'imvugo mbi zo kwangisha abantu bavuga ko nyine uri umukecuru kukuri ufite n'iminkanyari. Ese ibi ngibi wowe yibyumvishije nk'umunyarwandakazi umwari ndetse ukaba ungana bamwe nka ba mama bacu ndetse ukaba ugiye inama urubyiruko ndetse n'abandi ingeri zose zikoraho mu biganiro byawe ku Murimbo TV banagukurikira abantu, turagira ngo twumve ese ni ahantu byagukoze ku buryo wowe kubwaye nka Sauda ushobora kuba wavuga ati nanjye ahangaha rwose biramutse bigenza gutya nanjye naba nsubijwe uburenganzira bwanjye nk'umugore kandi ubereye igihugu cy'u Rwanda. Weho Sauda wa mugore we wa mukecuru we uri kujya guhimba uvuga ngo inyenyeri ngo zifite ububasha ni hada shingiye kuri amagambo ntanyije abayisilamu nka mukaddima nka introduction. Fasha uyu mwanya liarudda ala almar'ati alajuz alshamta, fasha uyu mwanya kugira ngo nsubize uyu mugore wigize ntakoreka, uyu mukecuru rukukuri. Ariko njye mfite iminkanyari minini yatewe no kukuka amenyo. Ubwo rero ariko ni imyaka nayo ibirimo dana none. Witwa Sauda ukora ibiganiro kuri channel yitwa Umurimbo TV. Wa hadhihi almar'a uyu mudamu tanshuru shirka wal kufra billahi tabaraka wa ta'ala, arimo arakwirakwiza icyitwa shirki na kufuru no guhakana Allah subhanahu wa ta'ala, kandi abamukurikirana abayisilamu kazi benshi n'abatari abayisilamu. Niyo mpamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo tumwihanangirize. Arimo arahamagarira shirki na kufuru. Nta kibazo na kimwe, nta kintu kibangamye ku idini, nta n'ikintu nyine kitari cyo mu byo nateguye, ariko kubera yuko ubumenyi nyine ni burebure cyane, hari igihe nshobora kuvuga ikintu nusanga mu by'ukuri nakivuza atari cyo, ndakwinginze ntuze kumputaza. Sintinya abampotaza, ahubwo nuko discipline yawe nkeya ituma ntabasha kukufata nk'umuyisilamu nyawe, kuko umuyisilamu nyawe arangwa n'ikinyabupfura kandi akarangwa na hikima. Ukoresha hikima rero mu buryo bwo gukosora ibintu wenda ubona ko bishobora kuba ari nk'ikosa. Anyway, mu gazeti ya leta y'u Rwanda mu gitabo cy'amategeko harimo nomero 68/2018 determining offenses and penalties in general, ingingo ya 236 mu cyaha cyo gusebanya. Umuntu wese mu buryo ubwo ari bwo bwose uvuga cyangwa utangaza amagambo, inyandiko, amashusho cyangwa ibindi bimenyetso ashinja undi ibintu bishobora kwangiza icyubahiro cyangwa izina rye mu bantu, abakoze icyaha cyo gusebanya. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko none kitarenze umwaka umwe, n'ihazabu itari munsi y'amafaranga angana n'ibihumbi 500 ariko none atarenze miliyoni 1. Amafaranga kimwe muri ibyo ngibyo ashobora kuba yabihanishwa. Ingingo ya 237 gutukana umuntu wese utuka cyangwa se undi ukoresheje amagambo, inyandiko, amashusho, ibimenyetso cyangwa ubundi buryo ubwo ari bwo bwose abakoze icyaha nanone cyo gutukana. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko nanone kitarenze amezi 6
n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi ijana by'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se none miliyoni imwe nk'uko byagaragazwa haruguru, ariko nanone atarenze ibihumbi nanone 500 cyangwa kimwe muri ibyo ngibyo muri ibyo bihano. Waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuririyo Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose, dukorera mu karere ka Rwamagana mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotama Simbi, aho hose turagufasha. Tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya. Tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuririyo Estate Agent, turahari ku bwanyu. Ngaho ni mudutume tubatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, kwandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho. Haba i Rwotama Simbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange, dutume tugutumikire kuko turi abanyakuri. Turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuririyo Estate, turahari ku bwanyu. Watwandikira ku mbuga zacu Hussein Wukuri kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook, Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuririyo Estate Agent, big dreams in world. Hari abantu nananiye umuntu w'inakorekana ikindi kintu se, kubera ko hari amagambo yagaragayemo atagaragaza ko ari ugukebura gusa, ahubwo harimo gukoreshwa n'imvugo mbi zo kwangisha abantu, bavuga ko nyine uri umukecuru kukuri ufite n'iminkanyari. Ese ibi ngibi wowe yibyumvishije nk'umunyarwandakazi, umwari ndetse ukaba ungana bamwe nk'abamama bacu, ndetse ukaba ugiye inama urubyiruko ndetse n'abandi, ingeri zose zikoraho mu biganiro byawe ku Murimbo TV banagukurikira abantu. Turagira ngo twumve ese ni ahantu byagukoze ku buryo wowe kubwaye nka Sauda ushobora kuba wavuga ati nanjye ahangaha rwose biramutse bigenza gutya nanjye nawe nsubijwe uburenganzira bwanjye nk'umugore kandi ubereye igihugu cy'u Rwanda. Ose ikintu nakubwira ni uko buriya umuntu akiri kuri ino si ntagenda kimwe utazahura n'ibintu bitandukanye bigukomeretsa, ariko muri abo ngabo bagukomeretsa babigambiriye, ndakumenyesha yuko isaha ku munota nabo ujya kubona ukabona bya bintu bagukoreye byabaga bikiri. Hari n'igihe biza birimo n'inyungu, harenzeho n'inyungu nyine bo bakandagara kurenza uko babitekereje. Icyo ngicyo rero njye nicyo nizeye, bigatuma numva yuko ngomba kubihorera kuko iki ndi umukecuru. Kuba uri umukecuru? Kuba ndi umukecuru ntabwo wenda nari nabara ukukuri, kubera ko rukukura bari wa muntu utabasha no gukora, ubu ndacyabasha kuza gukora nkakora n'ibikorwa bibatera umujinya, bakabona ibyo nkora biri hejuru cyane y'ibyabona n'aho bihuriye, bikaba byabatera n'ibyo bibazo by'imijinya n'uburakari bwose. Ubwo rero ndi umukecuru kuko narashatse, narabyaye, alhamdulillah, ndabishimira Imana. Ntabwo ndaba umukecuru rukukuri kubera ko rukukura abatabasha gukora akazi. Ubu rero ndakora, nkora utuzi dutandukanye twose tumbeshejeho n'umuryango wanjye. Ntabwo kuba bivuga kuriya nyine reka mureke yishimishe, buriya yumvaga ari byo bimunejeje, ntacyo narenzaho. Hari aho yavuze, ndabyumva, hari aho yavuze agumura abafanzi bawe ndetse anakwangisha abantu bamajije kuyoboka ku Muyoboro TV ku Murimbo TV. Reka nkubwire, nkubwire shiri wanjye, ngewe reka mari impungenge nkubwire yuko abantu bakurikira Umurimbo TV bazi icyo bashaka. Ariko icyo navuga aho ngaho, hari abantu barimo kubeshya ngo ni umurozikazi, ngo ni umupfumu. Allah akbar, Imana niyo nkuru. Nicyo kintu navuga. Hanze abantu batubatiza ibyo bashaka, batuta icyo bashaka, ariko ntabwo ibyo byose yavuze ntago ari byo.
n'ababivuga ibyo byose ni abafana be bari kugira ngo bamunezeze ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Allah niwe uturiye mu mutima. Nyagasani Imana yacu ni iba utuzi neza kurusha uko abandi bantu batuzi. Rero ntabwo ariko bimeze. Abanyanga ni abari basanzwe banyanga, ariko abasanzwe bankunda bazi n'akamaro maze bakunda ibyo nkora ntaho bajya use baracyahari. ari niyo mpamvu abafana bawe ndumva ntabyacitse watangiye unabivuga. kandi ikindi ibyo ukora byose nyuma y'uko ubarangiye umuti bakoresha ni ukwiringira Allah, kandi ibyo ngibyo byose nyine bikaba bitabuza abantu n'ubundi gukomeza kuyoboka imirongo yawe gusa no ukoresha, haba yaba YouTube tuzi nk'Umurimbo TV ndetse n'izindi mbuga zawe. nta kintu biri bwafekite kuri abo bantu. Ndumva byanga bikunda unabisobanuye neza. nta kindi kintu ukoresha kidasanzwe, nta zindi magic. nyuma yaho nuko ubabwira yuko bagomba kwiringira Allah gusa. ngemwe bura ko bagomba kwiringira Imana. Urumva reba nka kiriya kiganiro bari kuvugaho nyine yagize urwitwazo. Nge nabonye ko ari ukukigira urwitwazo kuko hari n'izindi mpamvu nashatse kuvugira hano ziri anyway aho nekane ko harenga ni ikibazo kindi kirisahiye. igihe nikigera buriya hari igihe kizavugwa kandi nikivugwa abazahomba nzabari. byerekeranye n'uriya muti nicyo nari ngiye kuvuga. hari umumama umwe, hari ubuhamya bumwe mfite nuko wenda butari kuri record, ariko twaraganiriye kuri telefone. arampamagara ari ku cyumweru arambwira ati ntago mfite ikintu, ari kurira. arambwira ati ndi umumama w'imyaka 54, ngewe na pakaye mfite abana 2, sinongera gushaka nita kuri abo bana, ndabarira barakura. noneho nyine ndarwana nk'umugore. abana banjye babasha kujya i Burayi bajya gukomereza y'amasomo. hanyuma umwana wanjye umwe yaje kunyanga nta mpamvu, anyanga bitewe n'inshuti zanjye, zari inshuti zanjye nyine. umwana akajya ataha akaza mu Rwanda agashyikira kuri izo nshuti zanjye, akazasubira i Burayi tutavuganye. ati noneho ni umukristo nyine ngo ajya gusenga. abantu baramubwira bati rero barakuroze, niyo mpamvu ubona abantu bose bakwanga ibiki n'ibiki. usendagira ngo mbanje mubwira yuko bino bintu by'imyuka mibi byo birahari. utabyemera cyangwa se simbizi uko abyemera, ariko amarozi arahari, abarozi barahari. umunsi kundi abantu bararogwa n'ibyo mvuga ngewe nanjye ubwanjye hari icyo mbiziho, ariko bidahuye no kuba mpamagarira abantu shiriki pe. rero uwo mubyeyi ngo yagiye ngo nge nibyo yambwiraga n'ubuhamya yambwiraga ngo baramuhanura bamubwira yuko yarozwe, ariko mu myemerere ye akaba ari umuntu utumva ko yajya mu bapfumu. noneho sinzi ukuntu ngo yarebye ikiganiro ngo arakireba aragikurikirana nyine. ngo arangije ngo yumva ibyo navuze byose ngo byamubayeho. hanyuma aravuga ngo urumva ngewe ntanga ubutumwa, ntavuga ngo ni kanaka ndi kuvuga cyangwa iki, ariko nkavuga realite y'ibintu biba bihari. hanyuma nangije mbwira abantu yuko bagomba gukoresha umuti navuzemo nyine, mwarawumvise niba mwarawucyumvise. arangije aravuga ati nawe ukoresheje uyu muti umunsi umwe, umunsi wa 2, umunsi wa 3, ati ngiye mu byose mu gitondo nsangamo message call y'umwana wanjye tumaze imyaka 5 tutavugana. anyanga naramusabye imbabazi, mubaza icyo naba naramukoreye byiranga. ati nsanga yampamagaye. ati ndya nikanga cyane, ndavuga ndeka ne kumuhamagara hato wenda atanambwira nabi. ati nibyo byuko nakoresheje umuti sinari ndi kubishyiraho umutima cyane. ati noneho ndangije hashize akanya wa mwana wanjye arongera aranyihamagarira. ati amamagara n'ubwuzu bwinshi. ati mama ko twaburanye, ati rwose umbabarire igihe cyose mba nihugiyeho. ati ibintu numvaga bimeze nk'inzozi. ati rero ntabwo ndi kubyumva. ati urumeza rwandenze, niba ati biriya bintu uri gukora atuzampamagare ngewe ntanga ibiganiro by'uko ubuhamya. ndamubwira nti windirira wishimira, ahubwo ushimira Imana. iyo yaremye ibyo bimera nyine bifitemo ubwo bushobozi cyangwa se iyo miti uko nayivuze bariyo ushimira. hanyuma wenda nanjye pariti ntoya kunshimira nta kintu bitwaye, kubera ari watumye umenya ayo makuru. Imana niba yankoresheje kugira ngo mbashe kugira ubumenyi bwo gutanga ayo makuru. ntabwo ngiye mpamagarira abantu ngo muze mungane. umupfumu mwiza nyawe ahamagarira abantu ati muze ngewe kugira ngo bamuzanire imari. kandi wowe bikora for free kugira gufasha abantu.
ubikora for free kugira ngo ufashe abantu kandi wabonye ko ibyo bintu babwira ko ari byo. mbikora for free kugira ngo nifashe abantu, ntanga amakuru ngiye afasha abantu. Abantu wenda nk'uko abantu bajya bambwira ngo bashaka gutanga ubuhamya, ntabwo icyo cyiciro ndatangira kukirekura kubera ko barahari benshi cyane. Ndacyakora ibyanjye kubera ko n'ubundi kubera ukuntu ntinya abantu, simba nshaka akavuyo mu buzima bwanjye. Yewe n'umuntu n'ubu ngubu nawe turi kuvugana, ntabwo nakubwira ngo ndakwizeye ngo ko wambera umuntu mwiza kubera ukuntu abantu bagiye bamemukira cyangwa se nagiye mbabonamo uburyo batangaje. Niyo mpamvu ubona akenshi mfite ababyeyi benshi tuziranye, inshuti, abantu tuziranye bafite n'ibitekerezo bitandukanye. Nakagombye kuba nicarana nabo ku Murimbo TV tugakorana, ariko impamvu ntabikora ni nk'izo ngizo zose ndi kukubwira. Zuko ushobora gukorana n'umuntu wumva ari ibintu byiza murimo mushaka gutanga umusaruro, ariko we afite izindi target cyangwa se afite mu mutima we harimo ikibazo, avuga ati uyu muntu ni gute namurangiza ko byanze, nkamushyira hasi. Ugasanga rimwe na rimwe uramwihamagariye araje arabigukoreye da. Niyo mpamvu n'ubundi wavuze ko hari ibintu byinshi igihe runaka nibiba ngombwa ko uzabishyira hanze, kubera ko ntabwo byagutunguye. Bigaragara ko icyo kiganiro cyakozwe bitagutunguye, kandi uniteze ko nyuma ya kiriya kiganiro cyangwa se igihe uzabishakira uzasangiza abantu amakuru kandi bagatungurwa niba wenda ariko nabyumvishije. Oya niko wabyumvise, ni nako kuri. Aba bantu ngewe sindi umujaji, sindi umucamanza, sinjyanza ngo ntuka abantu cyangwa mbabangamire, ariko aba bantu mwirirwa mubona birirwa bavuga ngo twebwe ngo turi ngo muri gahunda ngo ya Allah, ngo abenshi bitwikira ubu buryo bwa dawa, ariko ntabwo mu by'ukuri kuzuye kurebwa n'Imana, ntabwo ariko biba bimeze abenshi. Ariyo mpamvu ubona bakabaye babikoresha kuri intumwa z'Imana. Ngewe ntabwo ndi kavukire muri iyi dini ya Isilamu, ndashimira Imana ko uyu munsi ndi umuyisilamu kaza alhamdulillah, ariko n'utwo nzi ni duke, ntabwo ndi umuhanga mu idini, ariko nagiye nkurikira dukeya. Hari n'abashehe bamwe na bamwe naciye mu biganza niga nkiri mu icyo gihe ndi umusilamu. Bari abantu bagiraga nyine hikima yanagukubita kugira ngo umenye ikintu runaka, ukabibona ko ari kugukorera ikintu kubera impamvu, bikanagutera no kugifata, ugashyiramo imbaraga yo kugifata. Sauda, rimwe akanagusobanurira neza. nsubiye mu kiganiro wakoze, bigaragara ko wari uzi neza ko hari abantu bazacyumva bakanajajinga, kubera ko icyo kiganiro utaragisohora wavuzemo amagambo akurikira ugaragaza ko haramutse hari abumvishije icyo kiganiro cyawe ntibanyurwe nk'uko bashaka kunyurwa, cyangwa se hakaba hari ubutumwa bumvishijemo wenda butabareba nk'idini wenda yabo n'ibindi. Wabanjije kwisegura kuri abo bantu, wari ubizi neza yuko icyo kiganiro kitari bwemeranyweho rumwe ndetse n'abayoboke b'idini y'Abayisilamu bamwe na bamwe. Impamvu ntabwo ibyo biganiro ari ubwa mbere mbikoze. Hari umushehe umwe wo muri Tanzania nireferaho, mbona akunda gukora ibiganiro kandi bifasha abantu. Edayeri ngewe hari byinshi ngenda nkoresha muri ubwo buryo buzima tubayemo, habamo ibintu byinshi Hussein. Rero akora nk'ibintu nanjye nabigerageza, mashallah, nkabona ni sawa. N'abandi bantu bo mu muryango wanjye nabigerageza nkabona birabafasha, nkahita mvuga ni why not, ntabibwira abantu benshi, wenda abazabigerageza nabo alhamdulillah bikazabafasha insha Allah. Rero uwo mushehe yagiye n'iki kiganiro ahanini niwe nagiye ndebe, yaba ari ibyo bintu byo kuvuga ibyerekeranye n'izo mbaraga z'umwuka, imyuka tugira iki, wenda mu bumenyi butagutse cyane mfite, ariko nanone nkarebera ko abantu nabo ni abacehe kandi baba barimo gukora mu buryo bwo gufasha abantu. Kandi kuko ukareba hari n'abantu benshi batanga ubuhamya mu makomantere yabo bavuga yuko kabisa abo bashehe Imana izabaha ijuru barabafashije mu buryo bwerekeranye no kwivuza, sibyo? Hanyuma ngiye nkakora ibyo biganiro, namara gukora ibyo biganiro ariko nkavuga ni nkasigana n'amakantu kavuga ngo mbaye hari uburyo, yego koko kandi nkabyemera gutyo, nshobora kuba navuze, hari igihe nshobora kuba mbikoze ntabizi, nkaba nasohora ibintu mu by'ukuri njye numva ko ari byiza kabisa, bitewe n'uko nta bumenyi ijana mbifiteho, ugasanga bibaye ikibazo. Ariyo mpamvu mbwira abantu ngo bakosora umuntu cyangwa se bakamuganiriza uburyo iki kintu bakanansobanurira, ariko ntabwo ari ukuza kumutaza nk'uko baje ngo genda usibe kiriya kiganiro just gutyo.
kugenda usibe kiriya kiganiro ese impamvu ni iyihe none se shiriki irimo ni iyihe nyisobanurire ese shiriki ni ukubwira abantu ngo fata amazi ya mudarasini uyoge ushyiremo n'umunyu woge kugira ngo wikureho iyo myuka mibi cyangwa uyirinde ese shiriki muri make sinzi niba uri kunyuma ndi kukumva neza umubwira uti iyi mudarasini uyikoresheje ni shiriki sobanurira umuntu ubwira umuntu ngo ubwiye abantu ngo mwitware gutya na gutya nyine ambwire niyo shiriki yariyo mu buryo bwo kunyumvisha no kunyigisha sibyora nibyo niyo mpamvu yatumye nanabivuga kuri nta kindi kibi nari nteganyije nta nubwo nari mbizi ko ndi gukora shiriki nyizi wallahi imbere ya Mwenyezi Mungu ni wundeba mu mutima yego kubera ko rero nabivuze kuriya ibyo kubanza kwisegura ngo batamputaza nuko nubundi namenyereye guhutazwa nakubwiye ngo igihe kizaba ngombwa nkavuga Imana ikibuteje ubuzima hari abantu bamwe baza bakatubangamira bagamije inyungu zabo bwite harimo n'ibyo turi abantu bakuru turatekereza urumva ntabwo ndaba umukecuru nk'uko babivuga ariko ndi umuntu mukuru umaze kumenya ikibi n'ikiza umuntu ashobora kuza akakubwira ikintu yitwaje ikindi ariko ari uburyo bwo kugira ngo akurangize cyangwa se azimye inzozi zawe kandi ntiyigeze aguhamagara imvune waciyemo n'aho ugeze ntabwo ahazi wari gushaka kugira ngo gusa akurangize ibyo byose tuba tubireba rero ni ukuri ndahungabanywa pe icyo ngicyo ukimenya hari abenshi bagiye bagaragara hari abenshi bagiye bagaragaza ko bahungabana cyangwa se bahungabanywa n'abantu bamwe muri sosiyete nk'uko nguko ariko abantu bakaba batarabyumvishije cyangwa se ngo wenda babifateho rumwe babyemeranyweho kuko hari ingero wenda zindi z'abandi batari wowe ese uburyo uhungabanywamo birakwafekita haba wowe ndetse n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti zawe ku buryo uyu munsi turebeye ku kiganiro cyawe ukozweho ushobora kuba wagira uburyo ki utakamo cyangwa utabazamo cyangwa wenda ushobora kuba wababwira ati ni Imana nibizi nizandenganura aho ngaho wenda tukanaha ubutumwa abantu wenda kujyanye n'ibyakuvuzwa tugasoza umuvandimwe nkurikije ko hari abantu benshi bari no mu mapirizo bamazemo n'imyaka kandi barengana twebwe turi hanze kuba turengana ubundi kurengana uwo gutakira nyawe ni Imana urumva utakira Imana ukayibwira uti dore aba bantu ukuntu bari kunzengereza Allah waba yakwemereye kubasha kugira n'ubwo bushobozi n'izo mbaraga zo kubasha kugera kuri ibyo bintu abantu bari kuza bagusangamo cyangwa se bashaka kwangiza cyangwa se biri gutuma baguhohotera gusa hari n'ubundi buryo dukora mu kwishinganisha sibyo twe dufite leta dufite amategeko areberera abaturage sibyo ibyo byose ngombwa ko mbikubwirira hano kuri iki kiganiro turi gukorana ariko muvandimwe ndagira ngo nkubwire ko iyo uterwa nawe umenya uburyo ugomba kwitabara ukamenya uburyo ugomba gutanga amakuru ashinzwe guporoteje ubuzima bwawe n'ababishinzwe nyine ubwo ni ukuvuga ngo abashinzwe kumenya uburenganzira bw'umuntu kureba uburyo harindwa umutekano wawe bwite wabyumvise ubwo buryo turabukoresha kubera ko tuba tuzi yuko anytime uhura n'abantu b'abagizi ba nabi bakaba bakwangiriza ubuzima nawe ibyo kubivuga hano wenda nko muri iki kiganiro turi gukora usanga ko hano turi ni kuri social media sibyo social media rero habaho abantu benshi rero birirwa bahura n'utubazo tugiye dutandukanye iyo ari ibintu biri seriye nk'uko nabivuze ko hari biri seriye cyane ndashaka kuvugira hano ariko bihari hari aho tubigenda tukabiripotinga kugira ngo isaha n'isaha nugira ikibazo izo nzego zibishinzwe zizagire gute zizakora akazi kazo rero ubwo ngewe ku bwanjye narindi mu kiganiro nawe kugira ngo haba abafite amatsiko y'ibyo bumvishije ndetse urumva ko iyandagazwa ryakozwe ryavugaga ko cyangwa se ryabwiraga abantu ko ngo badakwiye gukurikira ibiganiro byawe ku icano yawe ndetse bakwiye kuba bakwirinda kuba noneho unagaragarwaho n'ubukecuru kukuri buryo iyo umuntu avuze ko uri umukecuru kukuri aba ashatse kuvuga ko nyine imitekerereze yawe n'ibindi ntaguciye mu ijambo muvandi abantu nimba uhamagara abantu ngo hari uwampamagara ambwira ati mva nabonye itangazo bavuga ngo kwamagana kwihanangiriza ngo umukecuru urukukuri ngo guhamagarira abantu kudakurikira ibiganiro bye n'umuyoboro we ngo umukecuru urukukuri
uwo muntu arambwira ati nagiye niruka njya kureba uwo mukecuru rukukuri wateye mu bayisilamu nuwahe ati mbonye ariho ati nubwo nari mbabaye nanasetse ndavuga ati kumbe ni Sauda we kubera ko turaziranye aranzi kamemu n'abantu urumva ntawanga gusaza kubera ko twese ni rwo rugendo n'uwo nguwo ubivuga abagore barenze umwe isaha n'isaha ejo bundi se nibasaza azabona azajya hariya nabo batangaza ngo mfite abakecuru rukukuri I think n'ababyeyi babo n'abakecuru bajye batangaza burose nta bakecuru bafite muri famiye zabo bakagombye kuza kuvuga ko ari abakecuru rukukuri ntabwo kiriya cyo kimpangayikishije cyane ahubwo umutima aba yabivuganye nyine ubona ko yanakabaye avuga n'ibindi ariko ntacyo Sauda bavuga ngo Sauda rero reka tukubwire ngo ihangane kandi ikindi nanone nk'uko twatangiranye mu kiganiro bigaragara ko inyenyeri yawe uyizi nta n'uwapfa kuyizimya kuko turenda dusangira ijambo kugeza ku musozo ukiri kubwira abantu ko ukora n'ubu ngubu ibyo wavuze ubihagazeho kandi bikora nk'uko wabyizeye rero bigaragara ko inyenyeri yawe nta wapfa kuyizimya uko abonye ahubwo uri kuyibyaza umusaruro reka twiringire Imana ko ahubwo bigiye kubyara umusaruro cyane kuruta mbere ahubwo ari nk'iyamamazwa Imana iri kugukorera kugira ngo inyenyeri yawe ukomeze yake cyane niko ngewe nabibona bitewe n'ikiganiro tugiranye ariko nanone tunashishikariza abantu kongera gucukumbura ndetse no kureba kure ku nkuru bagenda bumva ku mbuga nkoranyambaga ndetse tunabashishikariza ko rwose bajya gukurikira ibiganiro bitarimo kuba bava ku Mana numva ko Sauda ntago babwira kubangikanya Imana no kuva ku Mana ahubwo ibyo bakora byose bakwiye kugaruka ku Mana bakaniringira ko Imana ariyo iri bwabikore kandi tunabwira ko abantu byose ngiye mu biganiro byanjye nkora na dawa ariko si basi reka mbaze nkubwire n'ikindi bari ababyeyi bari abamenyi bagerageje bakajya bagira n'ibyo bashima mu bantu bazajya babaho gusa bareba abakosheje ngo babanenge banabakomeretsa cyangwa se banabasebya barebe ni iby'abandi abantu bagerageza gukora byiza ntabwo ndababona bari gushima ibintu sibyo yuko ni gake cyane nkurikira n'ibintu byabo kuko naje kubona ko umurongo batekerezaho gukora dawa bari mu ntago ariwo Imana ibabaririye wenda mbona naneko ntaza kuba vuga ibi bitari byo ariko nanone ngendera ku makuru atandukanye aba ari behind sibyo tuzi rero gusa abantu nuko nabivuze nabisubiramo nta muntu ugukunda uzakwanga wangwa na wa wundi wari usanzwe kwanga n'ubundi niba ugenda akareka ibyawe kandi none ibyo nkora ko bifite akamaro none se usereka ngo urugero ndikukumva cyane Sauda okay niba abantu bari guhamagara cyari gifite ikira kiganiro ibi bintu bitangira by'induru no kunyangisha abantu n'abankurikira kira kiganiro cyari gifite abantu 25,000 sibyo ndabizi neza urumva ko bibari ibyanjye mbireba cyari gifite abantu 25 amalayika ari muri 400 ubu tuvugana kimaze kugira 30,000 I think na kimwe bishobora no gukomeza nyine hanyuma kikagira na za like zigeze kuri 600 sibyo se nibyo ibyo byose ni ukuvuga ngo ntabwo n'ubundi byo bakora byose ngewe wowe byihorera ibyanjye n'injye ubizi n'ishene bari barayibye mu minsi yashize barayikoze ko bayikuraho urumva intambara tuba turwara ni nyinshi ariko kubera ko Allah bahari ukajya kubona ukabona ibintu bimwe babigize umwanda ariko birongeye bijemo isuku ngiye mpagaze neza nta n'ikintu kineye ubwoba kubera ko nzi n'impamvu ibintu byose baba bari kubikora ikindi kandi ndavuga yuko ngwiye gukomeza nanjye nkiringira Imana n'ibyo nkora byose nkasaba Imana yuko iyo ndi gukora ibiganiro byanjye ndi kubitegura ndi no kubyandika igihe cyose mba ndi gusingiza Imana mvuga ngo ntazanga narengera nkakora ibitari byo urumva iyi mijugujugu rero duterwa ntago izigera ibura ntago izigera ivaho ariko nanone kubera ko twebwe tugomba kwiringira Imana kandi natwe tukiringira ubwacu ko dufite imbaraga n'ubwenge Imana yaduhaye tukagomba kuguma neza tugahagarara neza tukareka abantu bashaka kutugira gute kuturangiza sibyo rero nuko nguko ngiye nakubwira muvandimwe ni nako bimeze kuri ngewe nta muntu
nta muntu natuka, nta muntu nakorera ikintu kibi, ndi tayari kubera yuko nzi akamaro gakomeye cyane k'ibi bintu ndi gukora. Ndakazi, nzi imiryango myinshi igenda imbwira ngo urugo rwacu umugabo wanjye nari naramuzinutswe neza neza, numva mu mutima wanjye naramuhaze, ariko dukora ubujyanama, abantu bakaduhamagara batubwira ngo njyewe urugo rwacu rwari rwaracitse, uyu munsi urugo rwacu rurimo ibyishimo bitewe n'inama zawe. Ngo mbihagarike, ngo abantu bareka kunkurikira, barankurikira ahubwo babishaka, bishimye cyane rwose, banabishaka cyane. Abatazabishaka ntawe nkize mu kiziriko, ndabinginze uzaza yumva aje kureba yuko njye nkora shiriki rwose ntibanyoboreho n'abo bantu batazavuga bati Sauda ni umupfumu bakaza kunsaba imiti kandi mba nayitanze. Ni ukuri inshallah biidhnillah inyenyeri yawe iracyaka, kandi niza bagukurikira nabo zikomeze zake kugira ngo bakomeze kugirwaho ingaruka nziza. Zikomeze zake, aho barinda baroza, barinda abo bagizi ba nabi, abarinda amajini n'amashayitani mabi ayandi azakandagaza akangiza ubuzima bw'abantu. Barahari abantu byanze kubera iyi si iriho ibintu bibi byinshi, ariko Nyagasani azajya akomeza tworohereze ya Rabbi. Naam, inshallah biidhnillah tuzasubira mu bindi biganiro by'ubutaha, kandi ubwo icyo gihe nikiba cyageze nabwo ugashaka kugira icyo uvuga abantu batazi kiri muri wowe, ubwo tuzakuvugisha cyangwa se namwe mwatuvugisha. Inshallah reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha.